Hey foodies, mumeze mute bantu banjye? Nizere ko mumeze neza. Muri video y'uyu munsi reka twigane guteka isosi iryoshye isa neza byatari nkuko muri kubireba. Iyi ni isosi nyine y'indagara za Zanzibar zimwe zitagira imitwe, ndetse hano nashyizemo n'imboga nyine ndabereka ibintu nashyizemo. Urabona ko ari agasosi gasa neza, wakarisha ubugari, akawunga cyangwa se umuceri nyine ukarya ibiryo biryoshye pe kandi byujuje intungamubiri. Niba utarakora subscribe uyikore, reka mbereke ukuntu nabiteze. Hano nyine natangiye noza nyine ibyo nshyiramo, ariko nyine mbibutsa mumpe subscribe n'ukuri. Kora kuri subscribe aho hasi niba utarayikora, ni ibintu byoroshye. Dukomeze tuzamura umuryango nyine w'abantu bakunda ibiryo, tuzaye twitekera neza no mu rugo nyine atari ngombwa ko tujya mu maresitora. Hano nogeje nyine ibintu byose nashyizemo, ubwo urumva izi ni imboga zonyine kabisa ndi bukenere, kandi wabonye ko isosi ihagije nibi gusa nashyizemo. Urabyoza neza mu mazi, ubwo hano aya ni nk'amazi ya kabiri wenda nabyogejemo kuko making ashobora ko bigira isuku. Ku ruhande ni zandagara, izi ni indagara nakoresheje, urabona ko nazo ari nkeya, nazitumbitse mu mazi nyine uzishyira mu mazi byibura iminota 10 cyangwa se 30. Hano ngiye nzishyira mu mazi kugeza ngeze igihe cyo kuziteka. Nahereye ku gitunguru nkikata muri za mboga, ubwo ni ukuvuga ngo ibi tugiye gushyiramo byose ubikatamo size zijya kungana. Nahereye ku gitunguru nkikata gutya uri kubona nagiye mbikata na gutya nyine, ubwo urabona ko cutting board pe ituma umuntu nyine amenya gukata neza ibyo uri bukoreshe, kandi nyine bikihuta. Urabona ko nyine mba nihuta pe, kandi ntago nyine nta experience ya danger mfite cyangwa se ngo ngende mbiyemereho ngo wenda nzi gukata cyane, bigenda biza, ariko nyine cutting board niyo ibimfashamo. Wagerageza nawe ukayigura ntago ihenda. Hanyuma nakase na pavuro nka gutyo, urabona ko nyine biba ari ibintu byoroshye kandi size nyine zikagenda zingana, ntago ari ngombwa ko biba bimwe, ariko nyine uragereranya tu. Na pavuro hano nakoreshe pavuro imwe yonyine, imwe y'ijana. Nayikase nka gutyo, nayo maze kuyikata, ubwo nyine ndi bukate na karoti naho nakoreshe karoti ebyiri. Ubwo nyine pe hano nari ngiye gutekera abantu 4. Ubwo urumva nyine uramutse ugiye guteka n'ibiryo by'abantu barenzeho wakoresha byinshi cyane, ariko nyine isosi y'ubunyobwa iratubuka tu, ntago ari ngombwa gushyiramo ibintu byinshi cyane. Hano nakase na karoti, nazikasemo nyine uduce tumeze gutyo. Urabona ko nyine byose nagiye mbikoramo uduce nyine tujya kuba tureture. Karoti nazo nyine ubwo zose byose ni kurabikata gutya nagiye mbikora. Urabanza ukayisaturamo uduce tugari kuriya, ukadutondeka cyangwa se ukagenda ukata kamwe ku kandi, nuko hano nyine mba nshaka kwihuta. Urabona ko zose nazirangije. None ubwo nimara kubikata byose ndagenda mbishyira mu tuntu dutandukanye nyine, kugira ngo ninjya kubiteka nyine binyorohere. Biba biri hafi, none wajya guteka nyine bikoroha, bikanatuma nyine utabyica. Urumva ushobora nko gushiriza ibiryo ngo wenda wagiye gukata ibintu, cyangwa se wagiye gushaka aho wabishyize, cyangwa biri mu kavuyo bigatera umwanda. Urabona ko bino bituma nyine umuntu agira isuku, organisation ya hano uri gukorera n'ibindi. Nahise mpata hano n'inyanya, nakoresheje inyanya ebyiri nziza pe. Ubwo nyine imboga ndabizi zarahenze, ariko nyine muzajye mugerageza mugura imboga nziza, ntago mwazibura. Hano nazihase inyanya nka gutyo, maze kuzihata ubwo nyine nakuyeho bya bishishwa, ubwo nyine mbafite ikintu ku ruhande ni kugenda nshyiramo n'iyo myanda nyine, kugira ngo maintaining isuku nyine, duteka ibintu bifite isuku. Hano urabona ko nagenda nkuraho ayo maso y'inyanya, ubwo niba ari imitwe sinzi uko nabyita, ngiye nkakuraho nyine, maze nkakata urundi runyanya nkarukatamo uduce tuba tumeze gutyo. Urabona ko nyine ari inyanya zisa neza pe, ni inyanya nziza kabisa. Nazo nzishyira mu kantu gutyo. Hanyuma ubwo nyine ibi birabizi purpose yabyo nyine nahoze nyibabwira. Urabona ko nyine bifite organisation y'ibintu byose turabishyiramo ni uri kubona hano. Ikindi kiburaho ni tungurusumu. Nari mbabeshya, turi bukate na tungurusumu. Urabizi ibiryo byanjye ntibishobora kubura tungurusumu. Tungurusumu iryoshya ibiryo igatuma bihumura neza. Tungurusumu nyine ituma umuntu igabanya nyine chance zo kuba warwara indwara zo mu nda nk'inzoka cyangwa se ibindi bintu. Hano ku ruhande nari mfite ipanu iriho amavuta atari menshi, nyine amavuta aringaniye tu. Ubwo wowe niba uteka amavuta menshi nyine, ubwo ntekereza ko bizi ko atari meza ku buzima, ariko ubwo nyine
amavuta nyine ugereranye, amavuta ukayabanzamo ugashyiramo igitunguru na pavuro nka gutya, warangiza ugashyiramo karoti. Nashyizemo za karoti nyuma nk'iminota nk'itatu nyine maze nkaranga nyine cya gitunguru na pavuro, kuko nyine karoti zitinda gushya, ntabwo ureka ngo bya bitunguru bishye. Hano ngaha rero nashyizemo utuzi duke maze gukaranga karoti nk'iminota 5, ndabireka kugira ngo karoti zihishwe n'umwuka wa twatuzi nyine. Hano karoti ziba zenda gushya ariko nyine zidahiye, ushyiramo utuzi duke ugapfundikira nk'iminota 5, hano ukongera ugakaranga nyine mu mavuta. Urumva utuzi tuba twakamye, ugashyiramo tungurusumu. Numara gushyiramo tungurusumu nazo urazikarangamo nk'iminota nyine nk'itanu, iminota 5, 3, ugenda ukarangamo gake gake kuko njye hano mba nteka ku muriro muke. Hanyuma ugashyiramo aga tomato paste, hano nyine washyiramo iyo ari yo yose, ugashyiramo akayiko kamwe kayo, kuko tuba turashyiramo inyanya, ushyiramo nkeya ukayivangamo. Wamara kuyivangamo ugashyiramo za nyanya zawe wakase ku ruhande, urabona ko ari inyanya zimeze neza, ukazivangamo. Ntabwo aba ari ngombwa ko zishya, uzivangamo kugira ngo zivangemo neza. Warangiza ugashyiramo amazi, hano nka 1/2 cy'igikombe. Nyine impamvu nakunda kubabwira ibipimo biterwa n'ingano y'ibiryo nyine uri buteka, ariko ushyiramo amazi byibura nyine aratuma bimara nk'iminota 5 uri kubiteka. Ubwo mu gihe biri gushya urabona ko nabyimuriye ku ruhande. Hanyuma mfata indi panu, ubwo nyine watekera mu bintu byose wowe ibikoresho ufite n'ibyo wakoresha. Ntekamo ubunyobwa, njye nkunda nyine ubunyobwa buhiye neza. Ubwo kuri wa muntu ugira ikibazo cy'uko arya ubunyobwa bukamutera mu nda, cyangwa se akarya ubunyobwa bukamugwa nabi ngo ntago buhiye, ngo akarwara inzoka, jya ubanza ubukarange nka gutya, ushyiremo amazi. Nyine ubwo wabukarangira mu kintu icyo ari cyo cyose waba ufite, ariko nyine urabukaranga. Wamara kubukarangamo gakeya ugashyiramo amazi, ukareka nyine bugasa nk'ubushya. Umenya ko bwahiye gute? Buragenda bugafatana nyine bukamera nka kuri igikoma gishya. Hano ngaho urabona ko bwahiye. Hanyuma mbona kubusuka muri rwa ruvanye nyine rwa za mboga natangiye guteka kare. Urabona ko nyine hano ubwo byari biri ku muriro, ntabwo nigeze mbikura ku muriro, birahita bikomeza bishye, bitwara umunota mike nyine. Ntabwo ari ngombwa ngo kuko natetse ibintu byinshi ngo biratinda, wapi. Ibi biryo ndi guteka ntabwo birenze iminota 30. Navanzemo ya sosi neza maze nshyiramo za ndagara zacu. Urabona ko nyine hano nazikuye mu mazi, zirasa neza, nta mitwe ziba zifite, nta ndwara zitera rwose, ahubwo zuzuye intungamubiri, buriya zigira proteine nyinshi. Hanyuma nazishyizemo nka gutyo, nazo nzivangamo nyine muri ka gasosi. Ubwo hano numara kubivanga nibwo tugiye gushyiramo ibirungo by'amafu. Udafite ibirungo by'amafu washyiramo umunyu gusa nyine ndagushishikariza kuzajya urya ibirungo bimwe na bimwe nyine bitagira ingaruka mbi cyane ku mubiri. Hano nashyizemo magi imwe, nta munyu twashyiramo mwibuke. Hanyuma nshyiramo simba mbiri nashyizemo ikiyiko kino nyine kinini. Shyiramo paprika gusa, hano washyiramo onja irayo mu nyama nayo nta kibazo. Hanyuma mbivangamo bya birungo maze gushyiramo, urabivangamo neza. Urabona ko hano byafatanye cyane, ni ukuvuga ngo iyo ubonye bifashe cyane kurusha uko ubyifuza ugenda wongeramo utuzi duke nta kibazo. Hano nyine ubwo nanjye nagendaga nongeramo utuzi duke cyane kugira ngo nyine bigeze igihe cyo gushya bimeze nyine nk'uko mbyifuza. Ni ukuvuga ngo bidafashe cyane, nanone nyine atari isosi y'amazi. Hano nabivanzemo nka gutyo. Urabona ko nyine impamvu nagendaga mvanga, uravanga nyine kugira ngo isosi idashirira idahiye. Hano niho nashyizemo umunyu, nshyiramo umunyu mukeya. Hanyuma ngenda mvanga nanone kuko ubunyobwa buhita bushirira. Ni ukuvuga ngo iyo utetse ubunyobwa nyine ntugende uvanga, kenshi buhita bushirira. Hano ndavanga kuko ni nk'iminota 3 nari nkeneye yonyine mbivanga. Hano ngaho urabona ko byahiye, ni ibiryo bisa neza, byoroshye guteka. Nubwo ubona nyine ko abari ukora nyine bisaba gukora utuntu twinshi, ariko nyine urabona ko ari ibintu byoroshye. Uko biba bitangoye nawe niko byakoroha. Niba utarakora subscribe rero kora subscribe aho hasi, tuzajye twigana guteka. Nyine nshyiraho video buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu saa 12 za nimugoroba. Ubwo nyine iyo nta cyahindutse. Hano nabyaruye, ubwo hano nyine ngenda ngiye kubirisha ubugari. Wowe wabirisha ibindi biryo byose ushaka, wabirisha kawunga, ku kawunga biraryoshye kubi. Wabirisha umuceri nabwo ni sawa, pate jaune cyangwa se ibyo ari byo byose wabishyiraho nta kibazo.
Mwakoze rero abakomeje gukuma support nyine ku mavideo yanjye kiraho mukayareba mukama like mukaba mwarakoze subscribe mu ba mbere. Ndashimira support yanyu, mugira ibihe byiza naho utaha.